yawe nguwabeza nzagusigasira nzakurinda ibitovu nzakurinda amabuye nzakurinda igikomere mwiza wanjye. Nyine njye mba ndeba ukuntu uri mwiza nyine utajya kuri toyi. Akaka mu gifaransa rero bakita Arandez. Uko urimo satani sha. Arandez. Shashiri ntabwo mwiza igifaransa pe. Arandez. Repeat again. Arandez. Arandez. Then akunda gafite nakantu keza kingira kamaro. Nimuvaho muri. Nimuvaho muri. We. Ahangaha nkuzanye uramba ciao. Ubabaye gute nyine sorry akushoboza kwiruka mana yanjye nagusize Shabe urizi kwiruka uzukumahagije neza burundu ngaho reka mwishirishere nyine mba baramwishura kamwe gusa kamwe ntabwo nagendera nako rirutse uzi kutumya n'ibiti binyicaro ku mwamasogusi y'umugabo wawe abaye biba kweri n'ukuri kw'Imana arahanyirukanyije ngomba kwishura shamba barandi kongera yabaga sishize ibaga se nyitareba nyitaye hariya hepfo nareba ariko sheri sha burije reka tugende tuyifate tumanuke tugende hahandi nyine nkwereke n'utuntu naguteguriye surprise sibyo magurutse imbaraga mana we fati bag Uragwa, uretse banze, uretse. sana ngufashe baga Manuka gake. Yawe nguwabeza nzagusigasira nzakurinda ibitovu nzakurinda amabuye nzakurinda igikomere mwiza wanjye. So turicara ahantu hameze gutya. oya reka nshyireho akantu twicarane Se ngurimo inkweto sheri oya zirekemo ntabwo ja ndazimesa oya zireke ndazimesa aho umuntu utagira ngo nicyo kibazo ngize. Sheri wanzanye n'ahareba wahanzanye cyangwa niwe nakoze wahanzanye amba yereka amakabyo nagaruka ukabya niwe wanzanye nyine sheri ndashaka kuzagukunda uyu mwaka nkagukunda koko nawe nyine bikagucanga sibyo ni uyu mwaka gusa ni uyu mwaka gusa oya nyine nshaka kubyongera n'indi myaka bigakomeza nese subiza ko tuzabana ndabizi rero nshaka nyine kugira ngo nduzamure rugere ku rwego yita agatinyutse sibyo hasigaye usa neza nawe usa neza arabeshya oya ntabwo muri kaminuza mwiyogosheshereza he hari umukwaferi utwogosha yego okay nariba ariko nese baby hari akantu nyine ashaka kubwira nyine ibi bintu byose ureba nzabiguhereza pe ni ukuri kw'Imana. Ariko nyine hari ikintu mbwiye ngo ni irya data bukwe numva icyo kintu ni sawa ariko ibintu byose ubundi ibintu byose reba nka ziriya nka 8 baguhaye sibyo reba nka ratoki baguhaye worewe na rira shyamba ryo hejuru ku Kamunara baguhaye byose ni nkaho ari ibyacu ni iby'umwana wacu Korode
urumva Korode eh umwana wo muri viziyo witwa Korode yego reka njye ntabwo umwana wanjye yakwitwa Korode kumana uzamwita nde uzamwita Bruno Rehema n'andi ariko Korode reka aha abagore ndabazi mukunda gutegeka Rehema risobanura iki Rehema nyine ni izina ryiza ntabwo twakwita umwana wacu Korode umwana wo muri viziyo umwana w'ikinyarwanda uguramutse usanze Rehema risobanura ababyeyi batagira ubwenge ntacyo bitwaye ariko ntabwo ryaba ari ribi nka Korode ako Korode ni izina ry'irinyarwanda Korode urarizi Korode ni izina ry'irinyarwanda reka tubyihore tuzamwita uko bishaka sibyo iyo viziyo yanyu nzayubahiriza rega nanjye ndi gukura mvamo niyo ushaka no kugira ngo tugire vuba tubane sibyo umuntu arebe ko izo nka ntago ari zo tagati ariko umuntu ase ko wagira ngo nyine tagati yawe ni izo nka izo nka oya shiri none se ibyo ngibyo uzabisiga iwanyu ega ngoma no kubyitaho nkazahirira ibitoki nkabitema ishyamba nkatemesha byose nkajya nzana mu rugo rwanjye nawe si nkunda se apaciwe si nkunda ye nari sibyo so hari akantu nakuzaniye rero fora nagaki fora nagaki sheri ntabwo nkazi ngaho omereza ngiye kubara gatatu urebe akantu nakuzaniye 1 2 3 urebe umutima w'urukundo ntabwo bizi ni umutima w'urukundo nyine shirisha turanashonje reba igihe naziye twanakuzaniye agaki so uretse rero gatoya baby wanzaniye agakiza wapfa kukamenya se ko ibintu byose utazi kufora ezana turebe ndumva mfite amatsiko yajyana iryiriye amatsiko yica nabi don nari mwitayeho mfasha n'utundi cyo hari n'utundi rega nayo nari mbizi mfite umugore ufite inda yari mfite inda nini uzi ko nibi nabikurekera nyine nari mvuze ngo umugore wanjye afite apeti ntabwo nari mvuze iby'inda nini ariko turanihagije sibyo sorry kabisa nari ngize ngo ni ibi ngaho reka nizane abonye 4 kuri 4 cyangwa 2 kuri 2 kanize kera kabisa kamwereke sana ngufashe fasha wanze mutonorere sibyo Sheri, I love you. Ase wari wambabari. Nyine mbabara ngaho tamira. Nyine nanjye namika kandi norere. Ariko ira shamba niryo kwande. Ni ry'umugabo utuye pi. Nanjye ndagukorera nk'ibyo mbega imineke iraryoshye cyane mbega wayikuye nayikuye kwa Karasanya ariko ushasigaye ahenda mana umwe waguza ngaho ngo numve ngo ni 100 yego shunja nibaza nyine nakabona nshaka kubaza kamatsiko nta kibazo mbaza ndagusubiza nyine na nijoro wowe uri guseka niki nyine ujya ukora nka bya bindi dukora tumaje kurya ibiki nyine ngewe mba ndeba ukuntu uri mwiza nyine utajya kuri toyi aho nyine umuntu wese ajyayo yego n'abamuyango cyane bajyayo bariya nabo nta muntu utajyayo hariya mbaze ngo ntabwo bajyayo reka bajyayo none cyane basanga aribwo babikorana cyane
ubwo ngiye mbanzi kabeza batabikora. Yego. Mobe Karame. isimbi ribasumba ikibasumba cyiza uwo nahisemo ntaravuka nyiri mu nda. Ego. Nuko kw'Imana izina ry'Imana. ry'Imana Uzi ko tuzahura. ya Imana yari yarakunyeretse Yakunyeretse uri mu nda. ariko ijya Ariko urakabya. nyine ijya kukunyereka ntabwo yari yambwiye ko uzaba ufite agasatsi nk'aka n'inyogosho. Iyo yakunyeretse uri mu gatimba ntabwo wari wambaye ikabutura by the way. N'uyu mupira n'agapira k'umweru keza cyakoze kano gakomo narakarose uzi nakubitaga abamimigere akutaka ati mama wansohoye nkareba shiri ukareba ngashira aho uri gukabya ndagukunda n'umutima wanjye. nanjye ndagukunda cyane sheri. Sibyo hari n'akana naguteguri ariko wari ugiye kunsuhuza uretse uraza kubikora nyuma. Ndabikora. Urubuto wawe nyine uyu munsi naje kukwitaho pe cyane naje rwose. kukwitaho urumva uri umumararongo wanjye urabizi nanjye ndagukunda cyane. urumva ariko imbuto bazirya nyuma yo kurya uretse gato. Ufite n'ibindi sheri. uretse uryo dyumbada cyane uzi ukuntu ziryoha. ntago arizo shu Niki? uretse gato. Ndazi. buretse ako nk'umuntu wize kaminuza koko iri ngiri subiza uko nasomye arakubwiye ko nize akaka mu gifaransa rero bakita Rwandaise. uko urimo satanisha Rwandaise shashiri ntabwo mwize igifaransa pe. Rwandaise ifopita again Rwandaise. Rwandaise. Muri kubeshya. Oya twarabyize Narabyize. ubundi igifaransa ibanga ryacu bisaba kubuzi igihekane ahe iyo utacize ntagende atiheshye iyo udahehinze ntabwo wakimenya. Biri niryo banga rya mbere ryo kumenya igifaransa ugomba kubuzi guhehura umuntu. Ahe yonyine ahageze. Rwandaise ugahita uzamura Rwandaise. Rwandaise nirindazi rero mu gifaransa ryo bita Rwandaise nakaguteguye nawe gatereka nkakuzanire iri ngiri attention naritumije muri Kenya aya mu Rwanda wari wayabona mu Rwanda araribonye. Iyo ubonyemo aka kantu ko hagati kaba kavuze ngo lukufa reba kure. Nikiga twarakiza ko seri nawe reba kure urumva. Sheri wanje Okay nyine reka nshaka kugutamika noneho sibyo nkaka kwihera 1 2 3 ntago ndi ukubeshe shu ala nanjye reka ndyaho aya sheri raryoshye. shaka raryoshye n'ukuri kw'Imana. ahandi simeze Meze neza cyane. ariko uri kumva nyine ukuntu urukundo ruryoha cyane pe. kira wow cyoze kurya neza. Nawe. Okay merci. Uretse ko waringuriye akaba ari wowe wari gumanya. Sheri byose byanjye ni ibyawe n'ukuri kw'Imana. Byose ni ibyacu. Ni ibyacu. Karye nta kibazo. Karye ntari. Asante. Se Karame. nyine se ariko riraryoshye. Iraryoshye cyane. Manza riryoshye. Iraryoshye. Ni kuri kuvuga se ngo manza se wariyeho? Nariyo nariye sheri. Ya yenda ariko twavugaga byinda. Byinda. Ntago bayiguteye. Ikare kindano neri. Ntago ndi kuvuga y'umwana
urarimaze se ahubwo se narindi wazanye narindi wazanye irindi naryo iraryoshye ubutazazane menshi yego sheri none se be nyine ureba twaje kare nyine ntabwo ukunze wayibonye nanjye ariko nakubwiye ko nakubwiye n'utugambo twiza si byo se hari ikintu nashaka kukubwira sheri karama urabizi turi abantu bakuru sigo sidukuze si ubizi ndabizi rero hari akantu natekereje tujya kuza hano akantu ndakabika nkashyira mu mufuka mu mufuka kari he nyine umufuka mbona nyine ntabwo ari ako kurya nako gukora iki sheri karama nyine nitujya ku bana bizaba bimeze gute ko numva ba Faustin bambwiye ngo urabanza ngo ukajya hasi kandi hazanye igitenge ndabimenya ngo ujya hasi ngo nanjye ngo tukanyunya bombo urumva ngakazavamo umwana ibyo ni ibiki se ko nari kubyumva mbwira neza ntabwo ndi kubisobanukirwa ntabwo wanyanga se kandi nakubwiye ko ngukunda nyine ba Faustin barambwiye ngo iyo na sheri ngo umufata gutya ngo ukaguma ngo aho ngaho uri kumbuza iyo ni imico mibi bakwigishije imico mibi kandi sheri ntabwo ari byiza kubera iki n'abantu babikora nyine ni abantu baba bafite ingeso mbi ntabwo ari byiza sheri ariko nta kintu uri kumva ipfiyo nanjye noneho nsa nkaho mbyumvise gusa wibyitaho sheri mbwira ariko ngewe urundi ngewe ntabwo nyangira ubwoba urabizi sheri wanjye ni nk'intare ntabwo ngewe buriya haramutse habonetse n'ikintu cy'igisimba nka hano cyangwa nk'akagabo ukabona abantu b'intare rero muri za Nyagatare usanga biyemera n'ubukoni bacangaho buriya nshobora kumufata nkamukubita intomi imwe ingume arega nize hanze intomi imwe ni uguhita bararepfiriye urumva sheri wanjye arakaze ni ukuri ngenda reze shu urarenze nawe aho uhari nawe yabajya hehe nta n'uwakwicira umubu ngemare umva nyine ariko nyine none se ubwo wabyanze ibiki se rega ntabwo ndi kubyumva mbwira nyine turyamane sheri kuryamana reka kubera iki ko wegeye hirya se sheri uri seriye none se si byo by'abasheri nyine tuzaryamana umunsi nabaye umugore wawe umunsi waje kunsaba iwacu ukanywa tugenza nyine tuzabikora ko tuzaba tubyemerewe ubu ntabwo tubyemerewe n'ubu se uramutse uneye inda byagenda gute kandi bakamaye agaki ishashi y'inda ituma utajyamo inda ni ukuri ishashi y'inda iteye ite bayimaye katurebe kanze mwere genda kumva ibintu bivuga ngo shwarara ariko ntaribi ibyo wambwiye ko ntabwo bugira ngewe ntabwo banyangira bwa nuko ugira ngo hatagira ikigutungura nacora kiri kuza agata nkubika aba nagihaye inzo nuko ntabyo uvuze nyine reka nze mwereke ese ko wagira ngo wanakabuze usinze ahantu niyo nakabitse hehe ariko ndagafite ni akantu keza k'ingirakamaro nimuvaho muri we muri iri shamba murakora imico nyine agashinge mama murakora iki hano nyine murakora iki hano uyu ninde ariko ubundi ibi byanwa niba bazaba iri shamba ninde wabazanyemo sheri uyu ninde none se si bya bintu numvaga ibiki sheri si wambwiye ngo ntabwo bugira nyine uyu ni umusirikare kandi wambwiye ngo n'intare ntabwo yagukanga sheri afite iki y'umwaka sheri y'umwake oya kubera iki nyine sheri ufite ubwoba bose wanjye watubabariye ko watubabariye ufite ubwoba wandekuye wowe wandekuye nose se wambwiraga ngo ntabwo bugira uyu nguyu aragukanga mwazanywe n'iki hano
muje gukora iki ubundi nico ndi kubabaza ubundi Njyewe naje nje kureba urutoki rwo kwa Faustin. urutoki rurihe mu ishamba urutoki rurihe mu ishamba Njye nitwa Sharifu ryuzuza. Sheri uranyihakanye. Njye ni Sharifu ndakwihakanye ngenda uranyihakanye. Ambabarira. Sheri nagere wanzanye. Njyewe Nagere wanzanye. Nagwambwiraga ngira ishyamba n'ibya uyu sobukwe. mukobwa ndamuzira. Sheri nakunzi. Rata boss Sheri wanjye. nagere wanzanye. Hako se Sheri njye nitwa Sharifu. Rata nakwereka no kuranga muntu yanjye. Iri mu rugo nitwa Sharifu. Ariko uyu mukobwa twahuye bwa mbere ntago nakubesha pe. Twahuye bwa mbere tutangira kuganira n'imineke nanizaniye nyikuye mu rutoki rwo kwa Faustin. Reba ngiyi yariyeho nanjye njyaho naho nta kindi kibazo dufitanye. Sheri uranyihakanye koko. Nongeye no kunkuraho. Sheri kurakaye. Kandi twari turi kumwe. Ntago nkuzi. Ubutinyi y'umuntu kandi wambwiraga ko ntabwo bugira. Wamvanya kunterera induru. Ndakuzi. Ngenda kuzi. Nakunzi. Nkuzi hehe? akantu urakazi aka kantu gafate akantu wabukazi sha gafatiho ntacyo gatwaye abafataho nabajya ku ikosi. aka kantu rero niko abantu bafite ibinyoma niko kabagaragaza sibyo gacikira urebe gacikira sha bose wanje wambabare wenda ndakwicisha. okay kwanza wowe turabona wowe ntago muri kumwe Turi kumwe. niba mutari kumwe ndumva uyakwihakana nuwa ukamwihakana genda sigarane n'uyu nguyu ndabona ari nawe mugabo Urakoze. genda wikimira cyandi gushiremo Tuzahura. genda ikintu kigiye gukurikiraho ikintu ugomba kumenya iri shyamba nge mumara nzengurukamo nshakisha abantu baba bafite ibice byuzuye mukuramo impyiko akaboko ijisho tukajya kubihaba bikeneye kuko abidegembye hano baba barahaza ubuzima aka kantu nakubwiye ngo urakazi wambabare kuko boss wawe. okay Wambabare ndakwinginze. Wana ayo mafaranga baguha nayaguha ariko ukambabarira akatama wakabivuze ndi kubona uyakurayo urayafite yego pe aho turumvikana erega burana nakubonye nakubonye rwose sibyo tuza nakubonye ndahita ngenda buri kuntunga hano umutima sinawe urasa kuko ndawukeneye ufite amafaranga yego ndafite pe okay sawa zana hano oya wikuramo inote zana hano zana n'ibindi ufite nayandi nayo ngayo zana n'ibindi ufite nayo ngayo gusa boss wanjye nakubwiye ni zana n'ibindi ufite nayo ngayo nta kindi kintu waba ufite ni iyi baga niyo nari nazanye nta kindi kintu waba ufite ntacyo pe haguruka ngo ucakaze amatwi ashobora kuba atumva neza reka nyarase yumve maye nk'ikibaye ikigoryi noneho waraye uza ala ibi nibyo biba begenza hano umuntu uza hano muri izi karitsiye mu mashamba ibi bintu bagomba kwitwa umva muko garuka nkwerekeye ntabwo nari nzi ko ibi nibyo bibagenza iri kota ni irya mukuru wanjye umva muko vayo hano ari wowe toka genda nimunyice genda garuka shamba dore umusore w'inanga urani wo mukundana uzi ukuntu yanyiyemeragaho dore sha ngari strong agakingirizo yaragiye kugutapfuna bya byarangiye oya se oya nawe ariko ufite umusore w'inanga do ni baga ahubwo si baga y'ubu namenya harimo ibiki habaye bitwara turebe birimo turabyitwara sister uriya muntu mwamenyanye gute naho yanase kibunza mu nzira nyine rega mwahuye gutyo nareba ukuntu yakwihakanaga mbega umusore w'imbwa ukuntu yakwihakanaga sister aka gakingirizo reka nkajugunye n'ubundi cyari kuzagutera inda kandi njye urabizi wibeshe nyine urabyumva subizi se reba n'imineke cyari cyazanye alala utu two basigaye bagushukisha bigakunda basigaye bashukisha utuntu bigakunda oya ntago ari byo nuko yari yayizanye ko yambwiye ngo ariyo wariye ye
ariko none se- sister none se sinagukoreye umuti wakoze bro sinamusuzumye yego nzajya ubejo bundi uzongera ugasubireho oya uriya utu byarangiye twenda twose nadutiye kugira ngo umere nk'umuntu mbese w'inyatsi mubi ku buryo yambona agahita agiramo ubwoba. ariko se bro waje ryari ko nakomeje kumva avuga ngo ibintu wari waje kare njye naje ngeze hari inyuma numvaga kari kwivugishwa ngo hari ibintu ndi kumva njye nyibimenya noneho natuje nkomeza numva ibintu kari kwibaraguzwa kakubwira ariko kari agatipe nakaba kagusaba wakabonye nose iyo kagusaba neza ntibyari gukunda Oya, kicishwa bro, hirya oya, nakumvise oya ntabwo byari gukunda ntabwo nabikora nakumvise Oya, ntabwo nabikora buranjye nabyumvaga nkibaza ugiye kumuha nicyo nibazaga gusa nari kubahitana ntabwo nari kumuha urabona ko ari ntagaha umva rero uriya musore uramubona nubwo ameze nk'agawinini nabonye asa n'umuntu ufitemo nk'ubwenge sibyo kuko umuntu waje witwaje agakingirizo afite ubwenge deja ikintu ngiye gukora rero ngiye kumwica kuko ninamwica azanaturegerega avuga ko ari akagambane ntabwo tuzi ngo ibaga ntabwo tuzi ngo ni mwene nde okay ngiye kumuhitana ndakeka nta nubwo ararenga hano hirya fashe inkoni rega tageti nanjye nuse nize igisirikare si wowe ukuntu niyemeraga nkaho nshaka kumurasa ntabwo nari no kumubasha